Ndagusuhuje mukunzi w'Ingenzi TV. Mu gihe Jenoside yakorwaga mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane 1994, Abatutsi batangiye guhunga berekeza i Kabgayi bavuye mu bice bitandukanye kuva tariki ya 12 Mata 1994 kugeza ku itariki ya 20 Mata 1994. I Kabgayi hari hamaze kugira impunzi nyinshi z'Abatutsi maze zishyirwa ahantu hatandukanye mu mazu ari i Kabgayi. Kuva Abatutsi bahagera, interahamwe n'abasirikare bagabye ibitero mu ishyamba rya Kabgayi. Kuwa 31 Gicurasi 1994, Intwari yatangaje ko abagera kuri 500 bishwe, inoherezayo inzobere zemeje ko ubwo bwicanyi koko bwakozwe. Abarokotse ubwo bwicanyi bwose nibo ingabo za FPR Inkotanyi zarokoye ku ya 2 Kamena 1994. Imiterere y'inkambi ya Kabgayi. Impunzi z'i Kabgayi zari mu mazu atandukanye ya Kiliziya Gatolika akurikira: hari mu kigo cy'amashuri abanza cya Kabgayi A, mu kigo cy'amashuri abanza cya Kabgayi B, mu kigo cy'amashuri yisumbuye cya Mutagatifu Yozefu, mu seminari nto yitiriwe Mutagatifu Lewo, mu seminari nkuru ya Kabgayi ariyo Philosophicum, mu kigo cya Mutagatifu Kagwa ahahoze Trafipro ahazwi ku izina rya CND, mu mashuri y'abigiraga gatigisimu aho bitaga mu Gishumba no mu bitaro bya Kabgayi. Muri ibi bigo uretse kwa Kagwa ariho hazwi nka CND, ahandi impunzi z'Abatutsi zabaga ziri kumwe n'impunzi z'Abahutu ziganjemo izari zaraturutse Inyacyonga. Muri Eveshe kwa Musenyeri habagamo n'abasirikare. Abatutsi bari bakambitse muri katedrali ya Kabgayi basohowemo ku mabwiriza ya Musenyeri Tadeyo Nsengiyumva wayoboraga diyoseze ya Kabgayi ngo kugira ngo itazasenywa. Musenyeri Tadeyo Nsengiyumva kandi yasabye ko abo Batutsi batahicirwa ngo batazateza umwanda. Bikaba byaratumye abagendaga bicwa benshi barabajyanaga kubicira hanze ya Kabgayi. Iyi katedrali kandi yasomerwagamo misa buri munsi, ndetse abicanyi bakabanza mu misa mu gitondo mbere yo kujya gushaka Abatutsi bo kwica. Ku muhanda uva Gitarama winjira muri Kabgayi hari za bariyeri nyinshi ku buryo Abatutsi benshi bahahungiraga batabashije no kwinjira muri ibyo bigo. Iyi ni Ingenzi TV. Bariyeri zari ahakurikira: muri Rugeramigozi ku muhanda ugana Imbare munsi y'irimbi ry'abapadiri ry'i Kabgayi, ku marembo ya ESI Kabgayi cyangwa se École des Sciences Infirmières, imbere ya Imprimerie de Kabgayi, ku irembo ry'ibitaro bya Kabgayi no ku muhanda ugana ku seminari nkuru ya Kabgayi. Dore amatariki y'ingenzi yaranze ikorwa rya Jenoside i Kabgayi. Hari amatariki amwe azwi yaranzwe n'ubwicanyi bukomeye. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa Mata 1994, kuri École des Sciences Infirmières, igitero kigizwe n'abasirikare cyarahateye babariririza Umurungi Chantal wari animatrice muri icyo kigo. Wari umuyobozi w'icyo kigo wari umutukazi witwa Mukandanga Dorothée yarwanye kuri uwo mukobwa, yanga ko bamujyana ndetse ananga ko basambanya abandi bakobwa bari bahari. Bahita bamurasira hamwe na Umurungi Chantal ndetse na musaza we Mugunga Narcisse wari waje kumusura. Bombi bari abana ba Muberuka Jean Baptiste w'Inyanza. Tariki ya 15 Mata 1994 mu ishuri rya Saint Joseph haje igitero cyamaze amasaha 5 kirobanura. Icyo gihe cyatwaye benshi barimo umudamu wa Rudahunga Louis, umwarimu witwa Justin wigishaga muri Etika n'abandi. Iyi iracyari Ingenzi TV, ndakwibutsa gukanda subscribe ukanafungura inzogera kugira ngo ujye ubonera ibyo tukugezaho ku gihe. Muri iri shuri ku itariki 8 z'ukwa gatanu 1994, naga abasirikare bagiyeyo bafite urutonde rw'Abatutsi bagomba gutwara. Kuri uwo munsi batwaye Abatutsi 27 mu gitondo babajyana mu kigo cya gisirikare Igitarama, birirwa bakubitwa. Ku mugoroba babagabanyijemo amakipe atatu, bamwe babajyana i Murambi ya Gitarama, abandi mu Byimana, abandi kuri Nyabarongo barahabicira. Muri aba bose uko ari 27 harokotse umwe. Bamwe bashoboye kumenyekana batwawe uwo munsi ni Rwicaninyoni Emmanuel wakoraga muri Mineduc muri Bureau Pédagogique ishami ry'amateka, Gatsinzi Gervais wigishaga muri ACG Karama, niyo yita André, Ntibyiragwa Jean Marie Vianney, bitaga Maso Odari na Nyakarashi Inyasi, bose barabarimo muri Collège Saint Joseph ya Kabgayi n'abandi batamenyekanye. Tariki ya 24 Gicurasi 1994
Abatutsi bakuwe mu iseminari nkuru ya Kabgayi bajya kwicirwa mu by'Imana. Abayobozi ba Kiliziya Gatolika i Kabgayi bari baragennye ko abihaye Imana bagomba guhungira mu iseminari nkuru, ariko hakaba hari n'abatutsi basanzwe bahari. Habaga n'izindi mpunzi z'abahutu zari zaraturutse i Kigali n'ahandi. Bamwe mu bari bagize guverinoma y'abatabazi bari bahafite ibyumba, akenshi bakahajya nijoro, barimo Kambanda na Sindikubwabo. Buri gice cyaherezwaga ku ruhande rwacyo uretse abihaye Imana bo babanaga batarobanuye. Kuri iyo tariki ya 24 Gicurasi 1994, seminari nkuru ya Kabgayi yazengurutswe n'abicanyi b'abasivili n'abasirikare baje mu masaha ya saa 4. Basohora impunzi bazicaza mu kibuga. Hari umufuratiri w'umuhutu witwaga Adalbert wajyaga kuzana urutonde ruriho amazina y'abatutsi, bakabahamagara bakabatwara bakajya kubica. Igira cyari Ingenzi TV. Mu bihaye Imana batwaye harimo abafurere b'abayozefiti barimo Murekezi Fideli, Mugabe Emmanuel, Munyashongore Martin na Rusezerangabo Theophile. Harimo kandi abafurere b'abamarisiti barimo Gatari Gaspari, Nyirinkindi Canisius na Bisengimana Fabien. Batwaye kandi umwenebikira witwaga Benigne Nakana. Abapadiri niwe Nshuti Celestin, Musonera Karisti na Nyiribikwa Vedaste wigishaga mu iseminari nkuru. Batwaye kandi Karinda Viateur wari umunyamakuru wa Radio Rwanda. Aba bose bahamagawe na Musenyeri Tadeyo Nsengiyumva wari waje gukoresha inama impunzi. Abonye abicanyi bagose yurira imodoka asubira mu icumbi rye. Iyi iracyari Ingenzi TV, nge ndi Spiridiyo Habimana, nkwibutsa gukanda subscribe na fungure kunzogera kugira ngo ujye ubonera ibitukugezeho ku gihe. Ku itariki ya 29 z'ukwa gatanu 1994 nanone ku ishuri rya Saint Joseph hagiye ikindi gitero. Abicanyi bari bafite bisi bapakiramo abatutsi bajya kwicirwa kuri Nyabarongo. Mu batwawe harimo Rurangwa Alex wari umucamanza, hakabamo Rwagakiga Prudence wacuruzaga mu Ngororero, umudamu witwa Mukobwajana Eugenie, Gasasira Vitali, Mukangamije Berine yari umukozi mu ishuri rya Saint Joseph, Utazi Rubanda Leonard, Mucyurabuhoro mwene Gatabazi, Munyeshuri Jean Marie Vianney wari agronome, Habimana Deogratias wari umwarimu n'abandi. Mu kwezi kwa Gicurasi 1994 ku itariki itibukwa neza, ahoze Trafiporo bitaga CND, haje abasirikare batwara abatutsi barimo Isidori mwene Ruyenzi, Kajangwe Celestin, Nizeyimana Jean Bosco n'abandi bajya kubica. Muri uko kwezi nanone igitero cyagabwe mu ishuri ribanza rya Kabgayi A n'abicanyi b'imushubati bari bariyise abazuru. Bazaga inshuro nyinshi bateye i Kabgayi mu nkambi zaho. Mu bitero bitandukanye bagiye bagaba i Kabgayi harimo icyo bishemo abantu 6 babiciye mu ishyamba riri munsi y'ikigo cy'abana babana n'ubumuga. Mu iseminari ntoya ya Siribu ya Kabgayi hagabwe ibitero bibiri bikomeye hagati ya Gicurasi na Kamena 1994. Kimwe cyagabwe mu mpera z'ukwezi kwa Gicurasi 1994. Icyo gitero cyatwaye abatutsi benshi bajonjowe mu isaka ryakozwe muri icyo kigo, biciwe mu ishyamba rya Byimana n'ahandi. Igitero cya kabiri cyari cy'interahamwe zitwaga abazuru b'imushubati, nacyo cyatwaye abatutsi b'imushubati bari bahungiye i Kabgayi bajyanwa kwicwa. Igitero cyo kuwa 30 z'ukwa gatanu 1994 cyanyuze aho abatutsi bari bihishe hose muri Kabgayi kigenda gituranya abajya kwicwa. Batwawe muri za bisi bajya kwicirwa kuri mu Ngororero. Iki gitero cyari kiyobowe n'abicanyi bavuye mu Ngororero bavugaga ko babaruye imirambo y'abatutsi bahiciwe, bagira iyo babura bajya kureba ko bahungiye i Kabgayi. Niyo mpamvu bagiye kwicirwa mu Ngororero, ariko mu bo batwaye harimo n'abari batuye ahandi. Jenoside y'i Kabgayi yakozwe mu buryo butandukanye n'ahandi. Kubera ko i Kabgayi hahungiye abatutsi baturutse mu mpande nyinshi z'igihugu, byatumye abategetsi ba komine n'abicanyi baturutse mu zindi prefegitura bajyayo bitwaje abalisiti y'abatutsi bahungiye i Kabgayi bavuye mu makomine yabo. Abicanyi rero bakabatwara bakajya kubicira ahandi. Bivuze ko rimwe na rimwe abatutsi batangwaga n'impunzi z'abahutu zabaga ziri kumwe nabo, zarahabasanze ziva mu bice FPR Inkotanyi yabaga imaze kubohora.
Ubwicanyi bw'i Kabgayi bwakozwe n'abantu baturuka mu bice bitandukanye by'igihugu, aho buri komine yajyaga gushaka abatutsi bayikomokamo. Hari abajandarume, abasirikare bo mu mutwe warindaga uwari umukuru w'igihugu, abasirikare basanzwe barindaga abihaye Imana n'abagize guverinoma y'abatabazi. Uretse kwica abatutsi, hakozwe n'ibikorwa bibi byo gufata abagore n'abakobwa ku ngufu. Hari ubwo babatwaraga bakaza kubagarura cyangwa bagahita babica. Hari ubwo bateraga ibisasu cyane ahitwa muri CND bigahitana abantu. Ikindi kiri mu byishe abatutsi bari bahungiye i Kabgayi ni inzara n'indwara byaterwaga n'umwanda kuko nta mazi bagiraga. Nyuma imirambo yaje kuba myinshi n'umwuka mubi uba mwinshi. Abicanyi bafata icyemezo cy'uko batazongera kwicira abantu aho ngaho. Nibwo bigiriye inama yo kujya bazana imodoka bagapakira abatutsi bahereye ku bize cyangwa bifashije kuko bari barabaruwe, bagatwara cyane cyane abasore n'abagabo bakajya kubicira ahandi. Buri munsi hicwaga abatutsi ku buryo imibare itapfaga kumenyekana. Iyi iracyari Ingenzi TV, ndakwibutsa gukanda subscribe no kunzogera, ariko kandi ushobora no kuduha ibitekerezo ndetse ugasangiza n'abandi. Bamwe bagize uruhare mu bwicanyi bwakorewe i Kabgayi ni Sous-Préfet Rutegesha Misago Antoine. Urukiko Gacaca rw'umurenge wa Gitarama rwamukatiye gufungwa burundu. Sous-Préfet Gatera Gaspard, urukiko Gacaca rw'umurenge wa Gitarama rwamukatiye gufungwa burundu. Gahute Emmanuel de Mareri wari maneko, urukiko Gacaca rw'umurenge wa Gihuma B rwamukatiye gufungwa imyaka 30. Sagahutu Thomas wakoraga mu kigo cy'abinjira n'abasohoka mu gihugu. Gilbert wari uhagarariye ishyaka rya CDR mu mujyi wa Gitarama. Sergeant Major witwa Karata. Faratiri Adalbert watanze abihaye Imana b'abatutsi barishwa, bivugwa ko yaba yarabaye padiri akaba aba muri Zambia. Witwaga Gasirikare wari impunzi y'umuhutu yavuye i Nyacyonga, yiyoberanyije abana b'abatutsi babaga kuri transport, akaba ari nawe watangaga abatutsi baho. Suryitunda Musabyimana Philippe mwene Theopiste. Harimo kandi Majoro Nyirahabimana Anne Marie yakatiwe igifungo cya burundu arafunze. Mu bagize kandi uruhare muri jenoside mu bwicanyi bwaberaho i Kabgayi harimo Tuyisenga Narcisse yakatiwe gufunga imyaka 15, Hakizimana Papias yakatiwe imyaka 15, Nikora bitaga Bob mwene Rupaca Janvier yakatiwe imyaka 19, Rindiro yakatiwe gufunga imyaka 19, Nigena Protégene yakatiwe imyaka 30. Bose bakatiwe n'urukiko Gacaca rwa Gati Kabisi. Mu bicanyi baturukaga i Mushubati biyitaga Abazuru harimo Sadamu Mitera, Basesekaza Twagirimana Clement, Protégene Evode mwene Revocat, Mutabaruka Hasani, abasirikari babiri Rashidi na Semanyenzi Jean Claude, Rugemana Kimonyo Tarisisi wari umushoferi. Abasirikare bari bazwi ku izina ry'amahimbano nka Shitani na Kajisho babaga mu kigo cya Gitarama, babaga bari kumwe n'umusivile witwa Gikeri, Nsanzineza Vincent n'abandi. Umwanzuro nuko inkambi ya Kabgayi ariyo ingabo za FPR Inkotanyi zashoboye kurokoramo abatutsi benshi. Ahandi zahageraga zisanga bicanyi barabarangije hasigaye imbarwa. I Kabgayi Inkotanyi zaguye abicanyi gitumo bariho bashaka uburyo babarimbura mbere y'uko Inkotanyi zihagera. Kwibuka aya mateka bizahoraho, abashaka kuyagoreka bazahora batsindwa. Iyi ni Ingenzi TV.